ikaze nshuti bakunzi ba Radio Rwanda muri gahunda yatumenye igihugu cyacu. Turi mu rusisiro rwa Nyaruteja, agace kabumbatiye amateka magari y'u Rwanda. Igice kera cyitwaga Bwanamukari. Mu kinyejana cya 17 igihugu cy'u Burundi cyatwarwaga n'umwami Mutaga wa mbere Nyamubi. Mu gihe u Rwanda rwatwarwaga n'umwami Mutara wa mbere Nsoro wa kabiri Semugeshi wimye ingoma ahagana mu mwaka wa 1624 kugeza mu mwaka wa 1648. Aba bami bombi baje guhurira mu twicara bami twa Nyaruteja, ubu ni mu murenge wa Nyanza mu karere ka Gisagara mu ntara y'Amajyepfo, maze bagirana imimaro cyangwa amasezerano twakwita ay'amahoro, dore ko ibi bihugu byombi hari haciye igihe rimwe na rimwe birebana y'ingwe. Abenengwe bari baravuye n'ahabitwa nyine abarengwe, hajyaga batajya kugaba ibitero ku basigaye hano mu Rwanda. Nyuma yaho rero byaje guhosha ariko uwitwa Nduba abyaye umwana asa n'umwohereza ariko mu buryo bw'imitsinda ariwe wabaye intare wa mbere Rusaba. Nyuma yaho rero bisa naho bicuramye bihosheje, ariko baza kugirana iyo mimaro, ariko bari basanzwe n'ubundi ayo makimbirane yabagamo kwa kundi kw'abavandimwe. Kugeza ubu aha mu twicara bami twa Nyaruteja, aho aba bami bombi bagiraniye amasezerano, hari igiti cy'umuko cyitwa umurinzi. Ni igiti cyasimbuye ibigabiro byo bitagihari kugeza ubu. Nyuma y'aya masezerano aha hahise hashyirwa mutwe w'ingabo zagombaga kurinda inkiko z'u Rwanda, kuko umwami w'u Rwanda atizeraga ko ibyo yemeranijwe na Mutaga wa kabiri Nyamubi byagombaga kubahirizwa 100%. Yabaye hagati ya Mutara wa mbere Nsoro Semugeshi n'uriya nyine witwa Mutaga wa mbere Nyamubi. Nibo bagiranye mu twicara abantu. Imimaro yari ishingiye mu buryo bw'uko nta gihugu cyagombaga gutera ikintu, u Rwanda rutagombaga gutera Uburundi n'Uburundi butagombaga gutera u Rwanda, kandi u Rwanda igihugu rwabaga ruteye, Uburundi butagombaga kujya gutabara icyo gihugu u Rwanda rwateye. Aha duhagaze ni ku kagari ka Higiro, nka kamwe muri tune tugize umurenge wa Nyanza. N'izina aka gace kiswe nyuma y'uko aha hashyizwe umutwe w'ingabo, maze nazo zikajya zihagira imihigo itandukanye. Umusaza Nkurunziza Ramuwaridi w'imyaka 45 y'amavuko aratangira tubwira impamvu aka gace kiswe Higiro kugeza amagingo aya. Tuvuge nk'u Rwanda bahigiraga kugira ngo nibura ngo umwami yabahaye imihigo ati nimuhige uko umuntu muzagenda mukangarura icyo gihugu cyahariya hakurya. Abanyarwanda ubwo noneho bakahigira bati tuzagenda tuzakora dutya, ubwo ikaba ari imihigo nyine. Mbega tuvuge nk'uko baba ari nk'abasirikare, zari ingabo z'umwami ariko zikaba ari intoramo yatoranije, zigomba kumenya kuba zishobora kujya gutera ikindi gihugu zikakigarura. Biratangaje, uvuye ku butaka bw'u Rwanda ujya ku bw'u Burundi nk'ibirometero bisaga 2, hari ikindi gice cyitwa mu mihigo ku ruhande rw'u Burundi. Undi musaza twagiranye ikiganiro ni Thomas Rucamihigo ufite imyaka 75 y'amavuko, arakomoza ku nkomoko y'amazina arimo ku Ruvugizo ahavugirizwaga ingoma z'ibwami. Ni zino usanga ryarahawe agace kari mu kagari ka Higiro. Ushatse kumbwira ko no mu Burundi hari agace kitwa Mihigo? Karahari? Karahari. Nagagana he? Kari hakurya ahangaha hari n'isoko, hakurya ni hafi uvuye kuri duwane gutya ni kilometero nk'imwe n'igice gutya. Hariya ku Ruvugizo rero hiya niho hariya ugiye kugira ku nzu y'abasuguti, niho rero ingoma zakiraga umwami, niho bazivugirizaga rero. Bakahita ku ntuzo ku Ruvugizo. Gusa ngo nubwo aya masezerano yashyizweho umukono n'abami b'ibihugu byombi byo kudaterana, kera kabaye umwami w'u Burundi witwaga Ntare wa kabiri Kivimira yaje gutera u Rwanda ku ngoma y'umwami Yuhi wa kabiri Mazimpaka. Byaje kongera kandi ubwo umwami w'u Burundi Mutaga wa gatatu Sebitungwa bitaga akazina ka Senyamwiza yaje nawe gutera u Rwanda ku ngoma y'umwami Cyilima wa kabiri Rujugira wimye ingoma mu mwaka wa 1675 kugeza mu mwaka wa 1708. Gusa abami bose b'u Burundi biciwe ku butaka bw'u Rwanda, maze imigogo yabo ijya gutabarizwa i Burundi. Ku ngoma ya Yuhi wa kabiri Mazimpaka niho bateye u Rwanda. Uwitwa Ntare Kivimira niwe Kivimira wa kabiri niwe yateye u Rwanda. Ntabwo yaruvuyemo nawe yaje kuva mu Rwanda. Bavuga ko Mazimpaka yaje kumurasa, amurasira ku Kamonyi, ariko mu gutanga no gupfa neza amateka agaragaza ko yapfiriye yizanya Ruhengeri, ubwo bajyanye umugogo we cyangwa umurambo w'umwami wabo. Uku guhiga kw'ingabo z'u Rwanda rwo hambere kwagiye kuba urugero rw'abayobozi batandukanye kugeza ubu. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyanza Gatongore James avuga ko imwe mu iturufu ituma bateza imbere umuturage ari ugukorera ku mihigo. Ijambo guhiga nk'uko warabivuze ni ryiza cyane, noneho cyane muri imiyoborere irangajwe imbere na Nyakubahwa Perezida wa Repubulika
ari nawe wintroducinze iryo jambo kugira ngo dukorere ku mihigo nk'ubwije ukuri turahiga kandi ikitunejeje kurusha ibindi turahigura. Ni muri urwo rwego rero iryo jambo niyo ntekereje kuri higiro nabo uburyo dukorera ku mihigo. Iyo umuntu atesheje umuhigo mu ncamake nkanjye bikubwira nk'umunyamabanga nshingwabikorwa mba mbaye ikigwari imbere y'abandi kandi ntabwo nabyemera. Kuri ubu imihigo yose ibishingiye ku ntero guverinoma yiyemeje yuko umuturage agomba kuba ku isonga, byanashimangiwe na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ubwo hasimwaga imihigo yo muri 2020-2021. Perezida wa Repubulika Paul Kagame yavuze ko imihigo igomba gufasha abanyarwanda gutera intambwe igana heza. Ndibwira ko umwanya nk'uyu nguyu w'imihigo ari umwanya ukomeye ufite uburemere ku buzima bw'igihugu cyacu, ku mikorere yacu mu kucyubaka no gukomeza kugiteza imbere. Umwanya w'imihigo, guhiga icyo bivuze, uhigira ibikorwa ushaka gukora, intego ushaka kugeraho, bituma nyine ugera ku cyo wifuza muri rusange, ariyo majyambere y'igihugu cyacu. Ntabwo ari uguhiga gusa kuza tugashyira umukono ku mpapuro. Guhiga biba bivuze ko tunashaka gukora nk'uko bikwiye, tukagera ku byo twifuza, kuko ntabwo twabaho turi abantu batagira ibyo bifuza, dufite ibyo twifuza. Ngiyi inkomoko y'izina Higiro. Kugeza ubu akagari ka Higiro niko zingiro ry'ibikorwa by'iterambere mu murenge wa Nyanza. Kuri ubu uhasanga ikigo nderabuzima, isoko, ibigo by'imari, amashuri, amashanyarazi ndetse n'ibindi bitandukanye. Calixte Kaberuka, Radio Rwanda, ku Higiro mu murenge wa Nyanza mu karere ka Gisagara.